komeza kugubwa neza ahantu hose urereye ku isi, waba uri mu Rwanda komeza ugira ibihe byiza, waba uri no muri Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi waba uri komeza kugira ibihe byiza kandi ibyirimo byose bikomeze kuguhira nibyo nkwifurije. Twebwe nkuko mumaze kubimenyera twitwa Nzuri Business Group Limited, niyo company yacu. Iyo company rero ibigufitiye imari nziza, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Uramutse kandi ufite umutungo ushaka kugurisha, nabwo ntuherwe watugana ubundi tukagushakira abakiriya mu gihe gito cyane, ahantu hawe hakaba haguzwe. Kuri uyu munsi rero nkuko wabibonye video ugitangira, tugufitiye inzu nziza cyane igurishwa iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'Igasogi, haruguru gato yo kwa KNC. Ni inzu nziza ifite parking ihagije ndetse ikaba ifite jaride. Iyi nzu kandi ifite ibyumba 4, ikagira toilette 3, salon ndetse na saramanje. Inzu kandi ifite na cuisine. Inzu si ibyo gusa ifite kuko ifite na annex, ikagira n'icyumba cy'umukozi, ikagira kandi n'igikoni cyo hanze, toilette na douche. Birumvikana ko ari inzu nziza cyane. Iyi nzu kandi yose yubakishije amatafari ahiye. Iyi nzu igiciro cyayo ni $45,000,000, ariko zishobora no kuganirwaho. Rero waza watugana ubundi tukaguhuza na nyirayo, ubundi mukaba mwaganira akaba yakugabanyiriza igiciro cyayo, ubundi mukagura. Ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu, hamagara 07884867 cyangwa 0788230123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera, ni ku Muhima hafi y'inyubako yaho zikoreramo Yamaha, neza ugeze kuri ferry zo ku Muhima aho tubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho dukorera, niho dufite biro, ni naho wadusanga uramutse ushaka kuza kuri biro yacu. Ushobora kandi no kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, wanditse Nzuri Market uhita tubona 5/5, bityo imitungo yose dushyize ku mbuga nkoranyambaga zacu ugahita uyibona mu bambere. Ushobora kandi no kudusura kuri website ariyo wa3nzuri.rw, nabwo uhita tubona mu bambere 5/5, bityo naho ugasanga imitungo myinshi tugenda dufite turanga ndetse n'ibindi service zose zacu uzisanga aho ngaho. Nibagirwe gusharing video ndetse nibagirwa no gukora subscribe kuri channel kugira ngo buri video yose cyangwa se buri mari yose uzazishyiraho uzagibona mu bambere 5/5. And of course twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited.